Barundi kazi nukuri, inkuru mbi, inkuru y'agacamugongo. Nabonye ibiteye ubwoba, mbona iby'amarira, mbona iby'akababaro, kubona ikiziga cy'umukuru w'igihugu, amaso yacu ntaba akwiye kubireba, kubona igihugu bamwe bari mu kigandaro, abandi bari muri bonane, abandi bari muri noweli, hari marayika murinzi ngo ntataramye bataramira ubusa. Marayika yatanze ikiganza avuga ngo bayi, ntabwo nkirinze umuhana wo kwa perezida, ntabwo nkicungiye umutekano umuhana wo kwa perezida, kandi mbona izamu rikuweho. Marayika arambwira ngo biraheze, kandi nabonye giturumbuka. Mu kirundi barango ni urupfu rwa giturumbuka. Ngiye rero mu buzima busanzwe ntabwo ndi umugore ndi umugabo, ariko nukuri ntahure mu nyumve ibyo nabonye ku manywa, ntabwo ari nijoro, ntabwo ari iri joro. Turi itariki 24. Ntanze ubutumwa, umuntu ukunda Uburundi abusengere. Ushobora kwinjira ahantu hagoye, hafunganye h'impatanwa, kandi h'urupfu rw'amaraso aseseka. Koko nabonaga impumyi irongoye igihugu cy'u Burundi, impumyi imwe batwara bafashe inkoni kuno, uri imbere akaba ari wo dereva. Igihugu gitwawe n'impumyi. Hanyuma umugabo munini w'impumyi afite idarapo, Abarundi bose bamuri inyuma. Marayika arambwira ngo uburinzi bwari kwanaka mbukuyeho. Hano rero mu ntahure nabonye amasasu avuga ku manywa, avugana nijoro. Mfite ubwoba, hari amakuru ntarashobora kwegeranya neza, ijuru ryampaye. Mfite ubwoba ko hashobora guturikamo intambara ikaba yinyegeje mu buzima. Jye sinkunda ingwano, ntabwo nkunda ingwano, mugabo rero ibi biraheze. Mbona inkukuma nyinshi zirimo zirakora hasi, zikora hasi, zijyana impene zandagaye, intama zandagaye, abana bandagaye. Kandi mu busanzwe Burundi nta nkukuma zibayo, no mu Rwanda nta nkukuma zibayo. N'ibisiga binini biriya biba muri Aziya niho nabibonye cyane, bimanuka by'impigi rwose, biriya bigera ku butumburuke buruta ubwa kajugujugu bw'indege. Nabibonye mu gihugu cy'u Burundi byinshi cyane. Bandi namubwira ngo ya maraso yari yuzuye ikirere arasesetse. Tiye poshe zere de. Ariko arambwira ngo kandi za nyenyeri zajyaga zirara zigenda, misiyo yazo nayo ishyizwe mu bikorwa, ngiyo irasohoye. Mbona marayika mbarira ngo ya mituragaro za Nyamugigima ziherutse kuba ko bisohoye. Ese abantu bafite umutaka, abantu bafite ihema, abantu bafite uburinzi,
Bibiliya iravuga ngo abantu banjye barimbutse bazize kubura ubwenge. Abanyamafaranga, abantu bateye imbere, abantu ni akabonge, ni inkuru itari nziza. Navuga ngo kuri bamwe iyi ni noweli y'umururazi, ni noweli y'umushari, ni noweli, ni bonane, navuga ngo ibereye mbi. Igihugu cy'u Burundi koko kibuze umukuru w'igihugu. Mu butumwa mwihishurirwa uko bamwe babivuga, mwiyerekwa uko bamwe babyizera, mu buhanuzi uko bamwe babyumva, kuko twe nubwo twicara hano tukavuga ariko genda kumva amarira, kumva agahinda, nabuze nuko nakifata cyangwa nabivuga, kubera ko iyi tariki ya 24 iyo turayirangije, ariko hano musatiriye ijoro ry'umwiza, musatiriye imvura y'isegenya. Ni ukuri, ni ukuri, ni ukuri. Sabe abari i Burundi mwikorera amaboko dusenge, abandi nabo dushyira amavi hasi dusenge, abari mu Rwanda dusenge, abari muri Kongo dusenge, kuko bihinduye isura mu buryo mwe mutakekaga. Kuko igihugu kibuze perezida, kandi aguye mu mutego usa naho yumvaga ariko ntamenye neza, kandi aguye mu mporera n'akazu ka shetani. Mburi yarazumvise, ibintu byose arabyumva, mugabo yinangira umutima. None Mwuka Wera yabaye dese, yambwiye ngo birarangiye. Mpagaze ku nkengero ya Yorodani, ntubura amaso ndeba igihugu cyiza cy'i Kanani. Ni inkuru mbi. Muri opozisiyo bari bubyine, ku bantu rwose batemere Evariste Ndayishimiye, ku bantu batari bamushyigikiye, ni itsinzi kuri bo. Ku bantu intwaro ya CNDD-FDD yashaririye, ku bantu iyi ngoma yabereye umururazi ikababihira, ku bantu baburiyemo ababo. Nanjye narahafungiwe, ariko jeweho byo ntacyo bivuze, n'ubu nafungwa, na hano barafunze mu Rwanda. Mugabo navuga ngo igice kimwe kiraririmba izo gushima, banywa Monster bazinywa, abanywa amafanta bayanywe, abasenga bashima bashime, none n'abasenga barira barira, ati kuki ubyemeye, kuki wemeye ko bibaho. Nyine Imana hari uburyo ikiza iriya kote ikiciye, hari n'uburyo ikiza nta n'igipfuye na kimwe. Ni ukuvuga rero, nkurikije uko mu mwuka nabibonye, ni ukuri turangije umwaka mu marira, tuwutangiye mu yandi. Homboka. Kandi ibi bimeze nk'umutaka munini wari utwikiriye ahantu, noneho umuyaga ukawutwara, kandi ukawutwara kure cyangwa mu kirere muri firitiri nk'igihumbi z'ubutumburuke. Aha rero hababye. Nabonye abantu bagota urugo rwo kwa perezida, mbona abantu binjiye kwa perezida, nabonye abantu barasa umuduga barawushwanyaguza, abantu batangiriye abandi.
Eh, iyi ni inkuru navuga mbi mu baperezida, mu baminisitiri, inkuru mbi ku mugabane wa Afurika, inkuru mbi ku mugabane wa Aziya, w'Uburayi na Amerika. Mu Burundi amateka yisubiyemo. Genda umuhanuzi nagira umuntu umveba rwose mimiko generali mugabo muri siyanse z'umwuka, kuko ibintu byacu ni siyanse z'umwuka, apana siyanse zimena. Inyenyeri, amapeti n'ibindi by'ibirokoroko ni mu mwuka. Uburinzi bwacu ni mu mwuka, ibyo kurya byacu ni mu mwuka, ibyo kwambara byacu ni mu mwuka. Ibi rero harimo wabyumva akagira ngo mu busanzwe twabibye imbuto dusaba ko twishimira ko habaho bikunze ko abantu bihana. Shaka hagatwara umuhutu n'imyaka 1000 agatwara neza, shaka hagatwara umututsi n'imyaka 1000 agatwara neza, mugabo bene gihugu bakibonera agahenge bakabona amahoro. Ariko biza kurangira shitani akoresheje uburiganya n'inda nini no kutanyurwa, birangira hagaragaye ukwibonekeza kudasanzwe, cyangwa se ukwibonekeza guteye ibyago n'ibibazo n'intambara abenegihugu. Ni ukuvuga rero hano hari urunogo rwagotomeye abaperezida, rumira abaminisitiri, n'ubu ngubu rurasa. Hari amaradiyo atangaza ibintu nk'ibyo, hari kamera zibifata, hari abantu babizobereye babisobanukiwe. N'ubu ngubu mpamya ko amabuye bamaze kuyacaginga yo gushyira muri kamera cyangwa yo gukamesa. Ubu tuvugana kubera iki Imana ivuze ngo nkuye uburinzi ku ndongozi. Rwa ruhigi ubu niho rusohoye, ubu niho mugiye kurubona. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ubu za ndirimbo ziririmbirwa abapfu izo zigiye kuririmbwa, kandi Yesu aravuze ngo abapfu bakundwa cyane kuruta uko abazima bakundwa. Ubu abantu batari bakeya ntabwo tubabona basenga. Ubu mugiye kuzasenga murira, wanze kurira kare ntuzaririre kwirimbi, uko amarira yawe ntacyo yaba amaze. Ntabwo Yesu avuga ngo abantu basemerere bwije. Intama zataha ijoro, iyo ijoro ryamaze kuba ijoro urugi ruba rukinze. Rero niba ibintu bigeze ku mpanda, ibintu bikaba birangiye, ubu no tuvugana 24 ibintu birapfundikiwe, mugiye kubona marayika ushyiraho akadomo. Ubu buhanuzi burihutirwa, ubu butumwa burihutirwa, ibi ni ibigiye gusohora. Kandi ibi ndabikubwira, isi ni umwana w'umuhanuzi kandi nduwasomye. Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze, ariko amarira amwe agiye kunyura aha, andi anyura aha, andi marira anyura aha, ayandi anyura aha, andi marira anyura aha, ayandi anyura aha, andi anyure mu kanwa. Ahari umwanya hose ku mutwe n'ahani ibyunzwe bize ko mugiye kurirayo mutarize. Ni ukuvuga ngo Sud Kivu na Nord Kivu by'Abanyamurenge
marayika yamanutse muri Nord Kivu na Sud Kivu no mu Burundi, yamanutse piyeshezerederebo, yamanutse ofete. Uruba rurabaye, amagambo ashize ivuga. Mbikubwiye nka profete, mbihanuye nka profete, mpumurije uburasirazuba n'amajyepfo by'Abanyamurenge, kubera ko ubutumwa bwabo buri kumwe n'ubw'u Burundi. Harimo abantu rero badupinga, twe turabyemera, ariko nta kintu na hano ku Mbabazi TV gatatu nubwo watangirira aho yatangiriye kitarasohora. Kandi simyiha yasijye uhanura, avuge ngo uri muri jye ni uhanura. Nta masina nabigishiriza ngo jye mu nyoboke mu nkunde, oya, nimumenye nimukunde uwantu nukuri. Sariyuti gudesha ofete. Nimbivuga uku muntahure, nanjye ndi umuntu, hari ko nakijijwe jye nkizera ubutatu butagatifu, nkabwizera nkabwemera ku murango no mu ijoro, nkabwa amakuru, mbona message, ariko ni ngombwa ko zikorerwaho. Uyu munsi wa none rero, wabibona utabibona, mu murongo ubyifuzamo, ariko ntituzaceceka, nta nubwo ndi buhore. Koko ubu nabuze inyifato, muraho nkwigwa, koko nabonye ikiziga mu myaka yanjye, nacyo kiziga mbonye. Ibya Nkurunziza nahanuye ibya manda ya 2015, ariko iby'urupfu rwe ntabwo nigeze mbihanura. Kandi yanapfuye muri Covid, turi u Rwanda ruri muri lockdown rufunze. Ariko uru nguru ndi kurureba, none kubera amaraso menshi yasesetse, kubera ubusuma bwinshi, amafaranga y'igihugu mwarayahumanyije, ivu murarihumanya, amazi murayahumanya, igihugu kirankagiramo ijambo. Kandi ubu ni ubutaka bw'isezerano, kandi Abarundi ni isezerano. Rero ijuru rivuye mu gacerere, kandi ibirori byanyu ubirogoye sigi, ntubitesha agaciro sigi. Minsi mikuru yanyu uyirogoye sigi, sinjye wimika, sinanjye wimura. Ariko ufashe decision, agafata ingamba, akavuga ngo muri Afurika ubutegetsi ubu n'ubu mbukuyeho, uwo niwe waremye ijuru n'isi, ni ufata umwanzuro wa mbere n'uwanyu ku buzima bwacu nk'Abanyafurika ndetse n'Abanyaburayi, ku migabane yose. Rero navuga ngo njye narize, nababaye, kuko abantu batunguwe, kuko abantu ntibigeze bamenya ibiri kuba, kandi numvise agahinda, kubera ko abantu baboroze, baraboroga, barasakuza, baragongera cyane, nka za nzogera zo kwa patiri. Kandi abantu bamwe bafata icyemezo cyo guhunga, babura aho bahungira, kuko Abarundi bagiye guhungira muri RDC kubera ikibazo kivutse i Burundi, abandi bazaza mu Rwanda. Ni ukuvuga rero, njyewe ubu ndi mu masengesho yo kumenya iyi ntambara ko iri bube cyangwa Imana kuyikuyeho nyuma yo gupfa k'umukuru w'igihugu. Ubwo n'ubuhanuzi, iyo niyerekwa, iyo nihishorerwa, uko byumva, uko ubibona cyangwa uko bitwara, mugabo jewe naho ndi. Hama rero navuga ngo ni inkuru
ni ukuvuga ubutatu butagatifu, Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera. Muri uko kwizera twe tugira mu mitima yacu, kote ya Mwuka Wera ifite ibikorwa ishinzwe mu mukristo. Kote ya Data naho haba ibikorwa Data ajejwe. Kote y'Umwami Yesu naho hari ibikorwa ajejwe. Izi ministeri zose muri njyewe cyangwa muri wowe kugira ngo zikore, noneho zikorane, noneho wowe zikubyarira inyungu n'umusaruro. Icya mbere ni ukuzimenya. Icya kabiri ni ukuba wizera, uzi no kusepara, kubitandukanya. Kuko ntidusenga Mwuka Wera, ntitunasenga Yesu, ariko dusenga Imana Data. Ariko ntidukizwa mu izina rya Mwuka Wera, ariko dukizwa batubatiza mu mazi menshi, twakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza. Ntabwo Imana yatubambiwe, ariko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga kandi tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ibigendanye n'abazimu n'abazimukazi na shetani na shetaniya mugore wiwe. Umuntu utizera Kristo, umuntu utazi Umwami Yesu, umuntu utemera Umwuka Wera, ntabwo bishoboka, nta nubwo bibaho ko ushobora kwirukana abadayimoni muri wowe Yesu atuzuye, muri wowe Yesu atari Umwami n'Umukiza muri wowe, muri Yesu adafite ubuturo buhagije, muri wowe Yesu adafite esipasi ihagije yo gukoreramo. Ntabwo bishoboka ko wahabwa imbaraga zo gutsinda no kunesha mu kanwa, mu bwenge, mu mutima, mu bitekerezo no mu mubiri. Imbaraga z'umubiri ntushaka kuvuga ngo urakorera Imana ufite imbaraga z'umwuka gusa, birajyana n'iz'umubiri. Rero ubu butatu butagatifu bwo ntibusigana, bwo ntibutandukana, ahubwo burakorana. Ariko misiyo yabo ni ukuturokora, ni ukuduha ubuzima, ni ukutwereka icyerekezo kizima, ni ukudukwepesha ikinogo cya shetani, ni ukudukwepesha umuriro w'iteka, ni ukudukwepesha imikorere yose y'umwanzi. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ni ukuvuga rero uyu munsi itariki ya 24 turimo, mbwire umuntu ukurikiye Imbabazi TV gatatu, b'umukristo uhamye, ushyitse, wizera, wemera ubu butatu butagatifu, harane ko Mwuka Wera ari we muntu wabikwigisha ukarushirizaho kubimenya. Kuko Yesu yaravuze ngo ntabwo ari inyama, ni Data ukubwiye uwo ndiwe. Yabibwiraga Simoni. Noneho ahandi naho mwabonye ko Mwuka Wera ari uhishura ibintu byose, akavumbura ibintu byose, akerekana ibintu byose. Niyo mpamvu n'iyi cano yubatse cyangwa ishingiye mu buvugishwa. Nuko ubwo ari uguhanga, ari ukurema, ari ukubaho, ari ugupfa. Iyo umaze kugira ubutatu butagatifu muri wowe byubatse kandi bikaba byubakitse, egari itsinze, Mungu asifiwe. Noneho muri wowe iyo harimo kutamenya Imana Data uko bikwiye, ntihabe kumenya Umwami Yesu uko bikwiye, ntihabe kumenya Mwuka Wera uko bikwiye, igihombo umubiri urakigira, igihombo mu mwuka ukakigira, ndetse shitani we akaba agutezemo umutego w'uko mu gihe cy'imperuka ushobora no kuzabura ubugingo. Ngira ngo ibyo uri kuntahura cyangwa se uri kunyumva. Mungu asifiwe. Sasa Uwiteka nashimwe cyangwa se Uwiteka nahabwe icyubahiro. Umukristo Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware, ndetse yongera kuvuga ngo mbahaye n'ubushobozi, ndetse yongera no kuvuga ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, muzakandagira inzoka, muzakandagira sikoropiyo. Nta muntu uguha ikintu mutari kumwe, nta muntu uguha ikintu mutaziranye, nta muntu uguha ikintu umushidikanya, nta muntu uguha ikintu utamwizera. Noneho ikintu cy'agaciro cyo nk'icyo, dusipoze ko impumyi wayiha igiceri cy'ijana utayizi, ikiragi wagiha igiceri cy'ijana utakizi, n'abandi basabiriza nk'uko onye. Ariko nta muntu waguha imodoka miliyoni 100 atakuzi, nta muntu waguha inzu ya miliyoni 200 atakuzi, atarakumenya. Excuse me, ibyo ntibishoboka.
nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose akiruta iki ko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuza ntareka kunkunda nakwiriye kandi kisubizaho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubazisha indirimbo nti Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubazisha indirimbo nti Yesu niki cyakunkundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi nuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Shalom shalom mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kubemera Noeli, ejo ni Noeli, Imbabazi TV gatatu tubifurije Noeli nziza. Kubatayemera namwe .o tuzi ko one day nawe hari umunsi mwiza ku buzima bwawe Imana izaguha. Twifatikanyije nawe mu izina ry'umunyanazareti. Hano rero ndagaruka mu butumwa bwihutirwa mu gice cya kabiri kivuga butumwa turimo. Nukuvuga ngo Imana Data, Umwami Yesu n'Umwuka Wera n'ubutatu butagatifu abizera tutagomba gutandukanya cyangwa kuninahaza kimwe ngo tureke ikindi. Oya, ntabwo bitandukana ahubwo biri kumwe. Ubutatu butagatifu, Data na Mwana n'Umwuka Wera. Kubera iki abantu bizera cyangwa abantu abemera Mana, abemera Umwami Yesu, abemera Umwuka Wera, ibintu badapfa kubitekereza ngo babibare barebe bacukumbura bavuge ngo ndafatikanya izi mbaraga uko ari eshatu, kuko byose ni imbaraga. Nindangiza nkuremo itsinzi, nindangiza nkuremo amahoro, nindangiza nkuremo agakiza, nindangiza nkuremo ibyishimo. Haleluya. Iyo umuntu abatizwa yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo umuntu asenga Imana Data. Iyo umuntu ayoborwa n'Umwuka Wera. Nukuvuga ubu butatu butagatifu bukwiye kuba muri bufite ibibanza bitatu kandi bikorana kandi bidasigana, ariko bikaba biri kumwe mu buryo bwose kandi bushoboka, ku buryo bidasigana. Nyine niwo mukiro.
ni ukuvuga ngo niba ukwezi, inyenyeri, izuba, amanywa, ijoro byose byubararira uwabiremye, ntabwo ari jye wasigara. Kandi ibyo bintu bikamumenya. Mwibuka Yesu abambwa, ngo ijoro ryarabimenye riza gutanga umusada. Uyu munsi wa none tugiye 2026, ndakusaba shimitse nkwinginga nkukomera amashyi, ntutangire umwaka ngo ugende mu rungabangabo, ugende mu ruhirahiro, ugende mu kudiradira nk'uko byabaye bwa mbere. Hagarara wizeye ubutatu butagatifu. Izere kuyoborwa n'umwuka, izere imirimo ya mwuka wera, izere ubushobozi bw'umwuka wera, izere kw'Imana ikora, ariko ikora mu buryo bw'umwuka. Amen. Ibyo bintu numara kubyizera urabona igisubizo. Ni ukuvuga ngo yewe niba ntizera mwuka wera, sinkwiye kubaza ibizaza. Oya, niba ntizera mwuka wera, sinkwiye kubaza iby'ahahise. Kuko ahahise hari aho siyasi ivuga n'aho itavuga. Niba ntizera imirimo ya mwuka wera, ntabwo mu ijuru nahabona. Niba ntizera mwuka wera, ntabwo ikuzimu nahamenya. Ni ukuvuga umuntu utagira mwuka wera ni impumyi mu bizoba, mu byabaye, no mu biri kuba by'aho atabashije kugera. Google ibyo ishoboye n'ibyo ivuga ntabwo bihagije, ahubwo ubuzima Imana yubatse, ubuzima Yesu yaduhitiyemo kubamo. Yaravuze ngo nta kizaba atatubwiye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Haleluya. Yesu mu bushobozi bwe haba hari marayika ushinzwe gutanga amakuru kubiba, akatuburira hakiri kare, ku byiza nabwo akatumenyesha hakiri kare tukitegura. Haleluya. Niyo mpamvu uwitwa Yesaya yavuze ngo havutse umwana w'umuhungu, umwari azasamira, hazavuka umwana w'umuhungu, duhawe umwana w'umuhungu, twakiriye umwana w'umuhungu. Iri jambo Yesaya rihishurirwa aryerekwa nuko yizeraga kuyoborwa n'imbaraga ya mwuka wera, nuko yemeraga Roho Mutagatifu, nuko yizeraga umwuka w'Imana. Mungu asifiwe. Sasa rero abana b'Imana ni abama bayisenga, kandi abana b'Imana bakayisenga ku manywa no mu ijoro. Haleluya. Sasa niba wizera, nanjye nkaba nizera, kubera iki dufite igihombo cy'uko hari ibiba tutabimenye? Kubera iki dufite esheke y'uko biriya bigiye kuzakugeraho utabizi? Kubera iki ufite igihombo cy'uko wumva wajya kubaza abapfumu ukuroga, ukugambanira ibizakubaho? Ntabwo Yesu yaravuze ngo umwenda urasadutse, umwenda urapasutse, umuntu wese yigerereyo, kandi namara kugerayo ahabwa umugisha n'Imana mu murongo wo gukora ibyo yumva cyangwa ibyo ashaka cyangwa ibyo agomba. Mungu asifiwe. Iyo ni kote y'umwuka wera. Ni igihombo kutamwemera, utamwizera ntanamuyobora. Mugabo umwemera akamwizera akanamuyobora, ni inyungu muri byose. Reka nkubwize ukuri, njye nta kintu cyajya kuba Yesu atakimbwiye. Imbere ntaho nzi, koko Bibiliya ivuga ngo tumenye aharangiye kandi tukaragiza Imana ahasigaye. Ibyo yego. Mugabo uyu munsi wa none ndashingira intahe Yesu, kandi hano hari n'abandi mwuka wera yongorera ibigiye kuba. Sasa sinzi umvuze mu Kinyarwanda niko bavuga, ariko mvuze neza kuko ndi kwigisha abigishwa n'abigisha ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Ni ukuvuga ngo twe turi mu buzima dukwiye kuba dufite amakuru ahagije kandi yizewe, kuko ikintu cya mbere ni amakuru.
igihombo dufite ni uko isi igeze mu iterambere, nta muntu n'umwe utifuza kumenya amakuru, by'umwihariko ubuho mu karere k'ibiyaga bigari, Uburundi n'u Rwanda na Congo topic. Noneho buriya nka ziriya za Mali, za Burkina Faso, Niger, biriya nabyo bifite biheruka gukora amakudeta yisubiramo. Amakuru baba yakeneye akanya ku kanya. Uburusiya na Ukraine ibihugu bituranye nabyo nuko. No kuvuga isahantu igeze, umuntu wese arifuza kurarana amakuru yizewe, ahumuriza umutima we kandi meza cyangwa se mabi, ariko akamenya intego yo kugira ngo mumenye amakuru ni yahe. Na hano ku Mbabazi TV 3 musura abandika komenti, abakora like, abakanze subscribe, abashyashya biyongeramo, na makuru wanga kwa gucika. Hano rero twe tuvuga ko ari ubutumwa bwiza kandi ni nabyo. Amakuru ni siyasi, mugabo twebwe ni ubutumwa bwiza. Nukuvuga rero ni igihombo kuba umuntu yakurikirana amakuru cyane y'iby'isi n'amakuru ya politike, ndetse akayakurikirana mu bisi banamubeshya, ariko amakuru y'ijuru, kumenya umugambi w'Imana, kumenya umugambi mubisha wa shetani ku buzima bwe, kumenya niba azanatera imbere, kumenya igisekuru cye, kumenya amakuru y'ubuzima bwe, ay'abana be. Ibaze kuba wabyara minisitiri akazarinda aba minisitiri nta makuru bifiteho. Ibaze kuba uzakenyuka umugabo agapfa mu myaka 40 nta makuru bifiteho. Ibaze kuba uzatwita ukarinda ubyara kunabari. Ibaze kuba haza umurozi wambaye cyangwa atambaye nta makuru akunabari. Niba banawe baziga barangiza bakabona akazi akunabari. Niba muzasaza imvi zikaburuyenzi nta makuru. Nukuvuga ubu 2026 kuri benshi bafite amaso ariko ntibayibona, bafite amatwi ariko ntibayumva, bo barashaka gusa kumva ko itarike bayigezemo ngo ubwo baraba bageze mu mwaka uya. Uriya mwaka harimo abazapfa, n'ubu hari abatari burangiza uyu mwaka. Nukuvuga rero ubumuga n'intege nke dufite byo kumenya amakuru no gusumirana, tumenye umugambi w'Imana, tumenye intego y'Imana. Muri twebwe here kububwiro. Yesu yarababwiye ngo baramubajije ngo kuki wigishiriza mu migani? Arababwira ngo byo kurya by'abana sibyo byo kurya by'imbwa, ngo ariko mwebwe mwahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Nose niba warahawe kumenya iby'ubwiru bw'Imana, habari kubera iki habura organisation yo kuba mu rutonde no kumenya neza ibyiringirwa n'ibyizerwa, uhishiwe cyangwa subikiwe? None gusoma Bibiliya ariko Mose azaririmba indirimbo wowe akunabari, indirimbo umwana w'intama w'Imana, nta makuru bufite. Ibintu byose ugasa naho biri mu biganza bya patiri cyangwa pastoro cyangwa se Sazari. Oya, kandi umwenda waratabutse. Umukristo mwiza akiva mu mazi menshi agira communication n'imibanire myiza na Kristo n'imigenderanire na Kristo, kandi akifuza kuyoborwa n'umwuka wera, ariko akakuyobora kumenya Kristo, akakuyobora kumenya data, kandi akanakuyobora kumukorera. Niyo ntego y'Imana mu muntu, niwo mugambi w'Imana. Kubera ko njyewe umwana nabyaye mparaniye ko amenya nyina, nyina nawe haraniye ko amenya, kandi duharaniye kumumenyesha ko yakomotse ku Mana, azanasubira ku Mana, ariko no mu isi duharaniye ko ataba umukene cyangwa umugufi mu by'ubu buzima, ahubwo yaba ushyikira ibisiganirwa. Yego Mwami Yesu, turagushimiye, udushyire ku rutonde rw'abazaragwa ubwami bwawe, kandi udushyire ku rutonde rw'abari buhabwe umugisha n'abari bugabane Kanani muri uyu mwaka dutanguye wa 2026. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Data wa twese uri mu ijuru, uha umugisha abantu twese duteraniye hamwe twumva ubutumwa bwiza bukiza umutima n'umubiri n'ubugingo. Amen.